Amahoro y'Imana bene data, turabashuje kandi tubifurije kugubwa neza. Turagarutse turi muri bya byigisho byacu bikomeza abahageze bwa mbere. Nitwakugize Jean Pierre, reka nakire mwene data turi kumwe muri studio maze abibwire dukomeze n'ingingo y'umunsi. Kariyo. Nitwa Mutagoma Amoni, mbifurije umugisha uva ku Mana. Arakoze cyane. Uyu munsi turi ku itariki ya 5 Gicurasi, tugiye kwiga ingingo itubwira ngo umushyitsi uvuye mu ijuru. Reka tumusabe Amoni asenge maze niturangiza dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Reka dusenge. Data wa twese udukunda, tugushimiye imbabazi zawe zihorana natwe nubwo turi abanyabyaha, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Turakwinze kugira ngo ijambo ryawe tugiye kwiga uricengeze mu mitima yacu, kandi umwuka wera abane na buri umwe wese ugiye kudukurikirana, kandi mubyeyi mwiza rizabashe kwera imbuto nziza mu mibereho yacu. Ngaho rero uduhe ufatanya n'ubuyobozi bw'umwuka wera kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'ibyo tubwira, twikwakira mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze Amoni. Reka tumusabe adukomereze ingingo yacu y'uyu munsi, ariko tubibutse ko ejo twabonye ingingo itubwira ngo isengesho rya Daniyeli. Twabonye uburyo Daniyeli ndetse na bagenzi be ngo basenze, ndetse tunabonamo amagambo meza akomeye twakuye mu gitabo cyitwa ubusobanuro bwa Bibiliya bw'Abadiventiste munsi wa 7, yerekana uburyo n'abasaza bari bashaje mu bajyaga gusengera i Yerusalemu, kandi mu bari bababajwe no kuba badakurwa mu bunyage. Ejo twarabibonye, abo twari turi kumwe kandi tutari turi kumwe, musubire inyuma murebe ingingo y'ejo kuri channel irahari, channel STARM inyuzwaho ibyigisha ingingo ku munsi, ingingo ku ngingo, muzasubire inyuma muyige. Uyu munsi rero reka twakire Amoni adukomereze n'ingingo y'uyu munsi ku itariki ya 5 Gicurasi, cyangwa se ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 5. Kari Murakoze cyane. Ingingo ya 3 iratubwira ngo umushyitsi uvuye mu ijuru. Uyu mushyitsi uvuye mu ijuru rero yasuye Daniyeli. Yaramusuye, aramuganiriza, bagirana ikiganiro nk'uko kiboneka hano muri Daniyeli 9:20 ndetse na 21. Baganiriye ikiganiro, maze uyu mugabo yitwaga Gaburiyeli aramubwira ati, nzangwe no kukungura ubwenge. Uri kumva neza yuko nimba yaraje aze kumungura ubwenge, ibitekerezo bya Daniyeli byarakomejwe. Noneho yiyumvamo yuko ryasezerano yishyuzaga Uwiteka muri ryasengesho ejo twize. Hano tubonye neza yuko uyu mugabo Gaburiyeli, cyangwa se uyu mumarayika Gaburiyeli, ari we mushyitsi uvuye mu ijuru, yaraje aramuhumuriza. Yego. Uyu mushyitsi ngo yarakomeye kuko ngo nuwungirije umwana w'Imana. Muri make niwe wasimbuye Lusiferi mu ijuru. Muri Gaburiyeli niwe marayika Gaburiyeli niwe wasimbuye Lusiferi mu ijuru. Niyo mpamvu kuko buryo bivuga Mikayeli na Gaburiyeli bitandukanye, abayiga muzabisome neza. Iyo bivuga Mikayeli biba bitunga urutoki umwana w'Imana. Ariko noneho Gaburiyeli, kuko Yesu ashobora guhinduka marayika, yashobora kuza mu ishusho ya marayika, yaje mu ishusho ya marayika rero bavuga gutya. Ariko uyu Gaburiyeli bavuga ko ngo hano haravuga ngo marayika Gaburiyeli ari we wungirije umwana w'Imana mu cyubahiro, niwe wazaniye Daniyeli ubutumwa bw'Imana. Mu buryo Daniyeli yahawe icyubahiro cyane, agenderwa n'ijuru rwose cyane. Hano kuri B haratubaza ngo mbese gusurwa na Gaburiyeli byari bigamije iki, kandi bihuriye hehe n'iyerekwa rivugwa mu gice cya 8 hano muri Daniyeli 9:22 ndetse na 23. Hano hagenda hatwereka uburyo Daniyeli yongeye guhumurizwa, ariko wahasoma kugira ngo byumvikane neza. Haravuga ngo arambwira anyigisha ati, Daniyeli ubuzanywe no kukungura ubwenge bwawe. Ugitangira kwinginga haje ijambo, kandi nzanywe no kurikubwira kuko ukundwa cyane, nuko iryo jambo uritekerezeho cyane, umenye n'ibyo weretswe. Ese mu bitekerezo byacu twebwe bo muri iki gihe hari ukuntu ujya ubura ahantu rwose wumva ushumbirijwe, wumva umeze nabi mu bitekerezo byawe, ukumva haraka muri we mu mutima nama wawe urahumurijwe. Nshuti bavandimwe mudukurikiye, ibingibi iby'amateka ba Daniyeli byabo byarashoje, ariko none nitwe tugezweho
kugira ngo Imana yavuganaga nabo natwe ivugane natwe binyuze mu ijwi ry'Umwuka Wera ndetse no mu kwiga ijambo ry'Imana. Badusomera hano mu magambo ari munsi. Gaburiyeli yamukanguriye kwerekeza intekerezo ze kwiyerekwa yari yaragize mbere yo guhanguka kwa Babuloni n'urupfu rwa Belushazari. Imana yabwiye intumwa yayo iti sobanurira uwo muntu ibyo yeretswe. Iryo tegeko ryagombaga kubahirizwa. Kubwo kumvira iryo tegeko, marayika yagarutse kuri Daniyeli nyuma y'igihe runaka, maze aramubwira ati umunzanywe no kungura ubwenge bwawe, nuko iryo jambo uritekereze cyane umenye n'ibyo weretswe. Hepfo mu iyerekwa ryo mu gice cya 8 harimo ingingo imwe itasobanuwe, ariyo yerekanywe n'igihe cy'iminsi 2300. Bityo ubwo marayika yasubukuraga ubusobanuro yamuhaye yatinze cyane ku ngingo y'igi, kuko ubu buhanuzi turaza kubibona hepfo ko yamubwiye iby'iri yerekwa hano yamubwiye iby'ibyumweru 70 bitegekewe ubwoko bwe kugira ngo ibicumuro bicibwe ndetse no gukiranuka kw'iteka kugenze gute kuboneke, kandi ibyo byose byajyaga gusohozwa na Yesu Kristo. Uku gukiranuka rero nta handi tukubonera ni muri Yesu Kristo, kubera yuko niwe wajyaga. Mu ngingo zikurikiyeho turaza kureba uburyo havuzwe uburyo uwo mwami azakuraho ibitambo, uwo mutwara azakuraho ibitambo. Tuzabibona mu ngingo tuzabona. Wagira icyo twunganira muri uyu mwuka w'ubuhanuzi uhera kugira ngo jye mbere? Yego, hano buri iby'umweru 70 cyangwa se iki gitambo, igihe Abisirayeli babaga bahangayitse bari mu bunyage bafite ibibazo ndetse batura ibyaha byabo, Imana ibatinza cyangwa se bahanwa, Imana yari ifite umugambi wo kubacura. Igihe batambaga ibitambo bakabitamba nabi, twarabibonye mu buhanuzi bwa Maraki n'ahandi muri byigisho byatambutse mu byo twigira mu bahanuzi bato. Ibyo byose bakundaga guhura n'ibihano, ariko Imana yari ifite umugambi wo kubageza kuzaza agakuraho ibyo byose. Mu kuvuga ngo agatanga igitambo cyagombaga guca ibicumo muri Yerusalemu bigashoboka. Iby'intama zitakoze n'isekurume z'ihene, Kristo yagombaga kuza akabisoza. Rero ni inyuganizi, ariko hano hepfo aratubwira ngo umutwaro wari uremereye Kristo mu kwigisha kwe wari uyu ngo igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi. Niyo mpamvu yabigishije iby'ubwami bw'Imana, nuko niyo mpamvu yabigishije ibyo kwihana. Nayo hanaje yatangiye abigisha ibyo kwihana. None hano nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Mwemere ubutumwa bwiza. Yesu yaraje aravuga ati ubwami bw'Imana buri hafi. Iyi mibabaro n'ibibazo bigiye gushira, nimwemere ubutumwa bwiza. Yego, niwe iyo waje uvuga yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndagenza gutega ndabaruhura. Rero iyi ngingo itubwira ngo umushyitsi uvuye mu ijuru, tubonye ko yari Gaburiyeli waje guhumuriza Daniyeli, kandi ni ukuvuga ngo nawe muri aka kanya yaguhumuriza. Rero dusoza, wadushyiriraho umusozo kugira ngo tujye mbere. Reka dusoze ingingo tuyivuzeho byinshi, ariko dushimira Imana ko yitaye ku muntu kugeza ubwo imwohereza umushyitsi uvuye mu ijuru. Kandi ibi byari biri mu ubutumwa ntabwo bwagarukiye kuri Daniyeli gusa, ahubwo natwe uyu munsi ni ubwacu. Niyo mpamvu tubwiga uko bwije n'uko bukeye kugira ngo natwe turusheho guhindura imibereho yacu. Uwiteka abahire kandi abaha umugisha, mugira ibihe byiza. Tubifurije kugubwa neza no guhirwa mu byo mukora mu izina rya Yesu. Amen. Amen.